hari umukunzi wacu watubajije ati se ufite umwana muto w'iminsi imyaka 5 akagira umuriro akagagara ni iki wakora? Umunsi mu kiganiro cyacu tugiye kure hamwe impamvu abana bato bari munsi imyaka 5 bakunda kugira umuriro bakagagara. Turebere hamwe se biramutse bikubaye uri mu rugo wakora iki kugira ngo nyine umwana wawe ataza guha n'ibyago nyine bikabije. Rero ubundi abana bari munsi imyaka 5 bakunda guhura n'ikibazo cy'uko iyo bagize umuriro mwinshi cyane bakunda kugagara. Umuriro akenshi ukunda guturuka ku ma infection cyangwa se udukoko duto cyane twinjira mu mubiri w'umuntu. Akenshi tuwari amavirusi n'udukoko tugenda mu kirere tuba duto cyane, cyangwa se akaba n'amabacteria. Sibyo akenshi aba ari utwo dukoko tw'amavirusi duto cyane dutuma abantu bagize umuriro. Rero iyo umwana agize umuriro kubera ko ubwonko bwe akenshi buba butarakomera ngo bube nk'ubw'umuntu mukuru, biroha cyane ko ubwonko bwe butangira gukora nabi ntibukore nk'uko bwari bisanzwe, no amashanyarazi burimo agatangira gukora bidasanzwe, bigatuma umwana ajya agira ibyo bita kugagara. Ukabona umwana ararerembuye, akubise amaguru, akubise amaboko, mu maguru no mu maboko hajemo ingufu nyinshi cyane. Rero iki gihe nibwo tuvuga ngo umwana yagagaye bitewe n'umuriro. Kugagara bitewe n'umuriro bishaka kuba mu buryo bubiri. Hari igihe ugagara byoroshye, umwana ugasanga agagaye agize umuriro ahita agagara rimwe gusa ntiyongeye kugagara. Ibyo ni kugagara byoroshye cyangwa twita simple, ibiri simple. Hanyuma tugira biri complex, ahangaha naho umwana agira umuriro akagagara kenshi, akabagagara birengeje, akagagara nk'inshuro nk'eshatu ku munsi, cyangwa se akagagara bikarenga iminota 15 ataragagara. Rero ikintu usabwa cya mbere umubyeyi ufite umwana wundi uri munsi y'imyaka 5 wakabiye kuba buri gihe uhorana umuti w'umuriro. Umuti w'umuriro ushaka kuvuga urugero paracetamol cyangwa se ibuprofen, nubwo paracetamol ndari nziza cyane mu bana kimwe cy'imyaka 5. Rero icyo usabwa nuko buri gihe ugomba kuba ufite umuti w'umuriro kugira ngo umwana yagira umuriro uhita umuzimiriza umuriro, kuko bitamuzimirije umuriro ibyago by'uko ushaka kugira kwa kugagara kwatewe n'umuriro biri hejuru cyane. Rero niyo mpamvu ko mu gihe cyose ufite umwana uri munsi y'imyaka 5 ukwiye kugira umuti w'umuriro. Ese no mu gihe noneho bikubaye uri mu rugo umwana akagagara ni iki wahita ukora? Cyambere cyo iyo umwana ubonye agagaye, tuvuge niba yari gukina ukabona agize umuriro atagagara, ugomba kwita umukura ahantu hashobora kumuteza ibyago. Tuvuge wenda bimubaye hari hafi y'ahantu batekera, wenda hari imbabura, cyangwa se hari ibintu bishaka kumugirira nabi, cyangwa se hari amacupa ashaka kumugwaho, cyangwa se hari ikintu gishaka kumugwaho. Mbese mu gihe cyose ubonye umwana wagagaye yegera ikintu gishobora kuba cyamugirira nabi muri icyo gihe ari kugagara, kuko umwana yagagaye ntabwo ubwenge bwe buba gukora ngo ashobora kumenya ngo yahunga umuriro cyangwa se yahunga ikintu cyamugirira nabi. Mu gihe cyose bimubayeho umubyeyi ukwiye kwihutira gufata umwana wawe ukagenda ukamushyira ahantu hatari ikintu na kimwe gishobora kumugirira nabi, umuriro cyangwa ikintu cyamugwaho. Ubundi ikindi cya kabiri ukwiye kwita ukora nuko uhita ugomba kumuryamisha aryamiye urubavu, kuko iyo aryamiye urubavu nibyo bituma nyine bimurinda ko nyine ibihaha bishobora kugira ikibazo nyine muri cya gihe cyo kugagara, akaba yakwasipira n'ibindi bitandukanye. Rero mu gihe cyose umwana yagagaye ihutire kwita umukora ahantu hari ibintu byamuteza ibyago, uhita umujyana ahantu ku gitanda cyangwa se ahandi hantu harambuye neza atari ikintu na kimwe, umuryamishe aryamiye urubavu. Ubundi niba ufite umuti w'umuriro hafi uhite uwumuha. Ibyo ngibyo rero iyo birangije kugagara birangiye cyangwa bitanarangiye wamaze kumuha umuti w'umuriro ufite hafi, uhita wihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo bamukurikirane. Akenshi yagize kwa muganga iyo agagaye rimwe, akenshi n'ubundi bakomeza kumuha umuti w'umuriro, ubundi bakomeza bamukurikirana hafi akareka ko atongera kugagara. Iyo atongera kugagara umuti w'umuriro uhagije gusa, ubundi bakaba bareba ikiri kumutera umuriro bakakimukiza, niba ari malaria cyangwa izindi infection bakaba bamuha umuti wazo. Ubundi iyo yongeye kugagara kongera kugagara 2, 3 cyangwa akagagara bikamara igihe kirekire, bashaka kumuha imiti imurinda ko yakongera kugagara. Rero ibi ni byo bintu by'ingenzi cyane umugore cyangwa se umubyeyi ufite umwana uri munsi y'imyaka 5 mu gihe ahuye n'ikibazo cyo kugagara bitewe n'umuriro uba ugomba gukora. Bisubiyemo cyane kugira ngo ubyumve ko ari ingenzi cyane. Ubundi umuntu wese ufite umwana uri munsi y'imyaka 5 yakabaye byiza n'igihe umwana atafite umuriro ko ufite umuti w'umuriro hafi ubitse, mu gihe cyose umwana wumvise agize umuriro ukahita umuti w'umuriro. Yaba agagaye, icyambere ugomba gukora ni ugomba kumukora ahantu hose ashaka kumutera ibyago bye byose, sibyo ikintu gishaka kumwikubitaho mu cyagihe ari kugagara, ukagenda ukamushyira ahantu akaryamira urubavu, ubundi ugahita umujyana kwa muganga. Mwakoze rero kurikirana imibereho hano kuri YouTube. Ufite n'ikibazo washaka tuzagusubiza mu kiganiro cy'ubutaha, watoza tukazagusubiza. Mwari kumwe na muganga ufite na Aristide, nawe utaha.